Reka ngusuze kandi ngwikaze kuri All About Mining News. Nkuko bigaragara uyu munsi mbazaniye amakuru mashyashya ya airdrop ushobora gukora warangiza ukabikuza kandi bitagusabye igishoro. Wabyumvishe neza cyane, amakuru nkuzaniye ni mashyashya uno munsi. Ushobora gukora ino airdrop warangiza ugakora swap, wamara gukora swap ukahita ubikuza ukayabona kuri Binance cyangwa se ukanayakura kuri Binance yazana kuri mobile money yawe. Dutangira rwa ruhererekane rw'ibintu nabemereye muri group ya WhatsApp abantu tubanamo. Nabwiye yuko guhera uyu munsi kugeza muri weekend hari amakuru nzabaha amakuru yino airdrop nshyashya nabemereye. Nyine niyo ngiye no guhera ako kanya nzabakubita amakuru ya Bybit blockchain iriya yo gukora swap twatangiye kuyikora kandi no kushyiramo wallet byatangiye, kubikuza ni vuba cyane birumvikana kuri open network. Hanyuma nzabaha amakuru ya Zenea wallet hari abantu benshi irimo icanga mwino minsi, ndabibaha mwino weekend. Nongere mbaha amakuru meza ya Pi network ko uko byamera kose none cyangwa ejo baraduha amakuru mashya muri dashboard zacu. Rero urwo ruherekane rw'ibyo bintu nabemereye ndutangiriye kuri ino airdrop yitwa EFSEN. Ikaba ari airdrop nziza cyane aho ushobora gukoreraho coin ukaswapinga ukazibikuza. Rero ntucikwe nibyo tugiye kugenza gute, nibyo tugiye kugaruka mu ino video. Icyo usabwa ni ukora subscribe kuri All About Mining News, warangizwa kandi ukazogera kugira ngo ujye ubona update ya mining zose zigera muri 25 nkorera hano ku rubuga handi wakora amakuru nkayo ngayo. Iyi airdrop nkuko nabikubwiye yitwa EFSEN. Dore ngibi hano ko byandikwa hano hasi. Iyi airdrop yitwa EFSEN itanga coin yitwa ubwayo EFC. Coin itanga yitwa EFC. Dore kuntu bayandika iyo EFC. Ngibi hano dore uburyo bayandika. Iyi coin rero yitwa EFC yo ubwayo ni EFS, narimba beshye basoma EFS. Iriya EFS yo ubwayo izajya ku isoko mu kwezi kwa munani. Ngo bakaba bafite gahunda yuko byibura imwe izaza iri ku $6. Ikaba izaba listed kuri top exchanges nka Binance ndetse n'izindi. Iyo rero tugutumiye, iyo ugutumiye hagurya ukinjira kuri link ndashyira muri video description, uhabwa EFC ebyiri z'ubuntu. Urumva ubwo icyo gihe nijya ku isoko zaba zibanye $10 12. Turimo turajyana neza. Izo EFC ebyiri z'ubuntu rero nijya ku isoko nkuko nayo mbivuze mu kwa munani kuri za Binance izahwanye $10 12. Hanyuma rero uko ugenda utumira abantu nibwo nako ugenda ugwiza izi airdrop. Gusa rero akarusho kizi nuko iyo utumiye nk'umuntu n'urugero, umuntu kamutumira baguhari coin bise James. Dore nguzi kuntu bazandika, baguhereza 2,000. Izi coin 2,000 rwose utumiye umuntu bahita baziguha, ariko bakazaziborokora hashize iminsi 3. Uwo muntu rero watumiye nawe iyo atumiye umuntu uhita umubonaho James 1,200. Uwo watumiye nawe yatumiye umuntu nawe agatumira undi muntu, ubwo ni kuri level ya 3 umubonaho James 600. Izi James rero baguhereza iyo urimo kugenda utumira abantu. Izi ngizi nizo uswapisha, izi ngizi nyine nizo uswapinga warangiza ukagenza gute ukabikura. Amakerere yo kubikura nanga iyo ukoze iyo ubonye James ukayaswapinga gahwana $11. Amadolari angahe? 11 nibwo ubushobora kubikuza. Muri ino video rero ngiye kubereka iyo uburyo turafungura account. Nimara kwereka uburyo turafungura account muri video description no muri comment ya mbere ndashyiraho link uraza gukandamo ugafungura nawe iki account. Hanyuma rero ukaza no kwita ubona bonus y'ano majimu 2,000. Hanyuma bakazafungura nyuma y'iminsi ngahe 3. Hanyuma rero iyo tutarabikonvantinga ari ya majimus uhawe 2,000 ahwanye n'ano $0.3.
bya ntuza nyine byo kugira byo byikaze. Hanyuma rero bakora task za buri munsi, daily task, warangiza ukagenza gute ukabona 0.10 bya buri munsi. Urumva ko hashize nk'iminsi 10 ukora daily task wawe tubona nk'idolari rimwe. Hanyuma umuntu utumiye ukamubonaho 0.5 by'idolari. Nukuvuga ngo rero hano uko utumira abantu benshi ni nako ugwiza gyms nyinshi, maze ukawagenza gute wazibikuza. Aya ni amafaranga ya nyayo kubikuza, ntabwo ari ibintu byo gukina. Ndetse niyashira nk'iminsi nk'ibiri nk'ejo, ndetse nzakora video mbere ku buryo ubikuza ako kanya. None n'ubuntu ntabyo gushira mu mafaranga rwose. Iyi ngiyi mugerageze, nizeye ko idashobora kugenza gute kugucika, kuko nuyinjiramo urahita uhabwa izi EFS ebyiri zihwanye n'amadolari 12 zabikuza mu kwa 8. Uhitwabwa izi yama gems ibihumbi 2. Uhitwabwa utungu tumaze kuvuga kutubonus. Rero kiri bukore nta kindi, urakanda muri video description uhasange link. Ndaza kugenza gute, ndaza kuba nashyizemo link ya mbere niyo kwinjiraho ugafungura account nka gutya ngiye kubikwereka. Link ya kabiri uraza gusanga ari link, dore ngiyi iyi link niyo uraza gusanga muri video description. Dore ngiyi rwose. Link ya kabiri ni ya WhatsApp channel yabo, ntabwo ari yanjye. WhatsApp channel yabo ushobora kuzajya uboneraho amakuru y'ibyo bavuga, y'ibyo nawe ukagenza gute ukabyisomera. Link ya gatatu iraza kuba ari ya Telegram. Hanyuma rero hano hepfo barakomeza bavuga yuko uko utumira abantu benshi, uramutse utumiye nk'abantu bakagera ku bantu nka 500, ako kanya hahita updatingaho amadolari 50 ako kanya kuri account yawe, kandi ukawagenza gute wayabikuza. Ariko ntabwo turi kungutumire ngo bagere kuri 500. Hoya utumira ushoboye, nubwo watumira 10 za gyms ziba ziri kwiyongera, ugakubitiraho daily signing. Hanyuma y'icyumweru ugasanga ubikuje utudolari tugenje gute dufatika, kandi nta kintu wagenje gute washoye. Kiri bukore rero, uri buze kureba izi link uko nabivuze zirabaresha tuziri muri video description. Wowe uri buze kuza ukande muri link ya mbere. Iyi ngiyi rwose niyo uri buze kugenza gute, niyo uri buze ukandaho. Numara kwikandaho uraza guhingukira ahantu hameze gutya 5 kwa 5. Hano rero ikintu uri bukore nta kindi, uraza ahangaha uhita ukanda muri aka kantu kameze gutya. Hano handitse ngo 90 guteranya 90. Uraza gukandamo kugira ngo uhitemo igihugu cyawe. Urakandamo itaza urutonde rw'ibihugu. Hanyuma numara kwakandaho haraza ibihugu byinshi ugenda uzamura kugeza ugeza ku gihugu cyawe wumva ushaka. Twebwe kubera ko mu Rwanda urahita uzakandamo hano mu Rwanda. Twagiye kandi uburyo bafungura account. Hanyuma numara gukirika mu Rwanda, hano harahita hazamo 250, bivuze ko ariyo code y'u Rwanda. We niba wahisemo uburundi, niba uri mu Burundi harazamo code yanyu y'igihugu y'u Burundi. Ntabwo nyibuka neza. Niba wahisemo Kenya harazamo nyine code yanyu y'igihugu cya Kenya. Hanyuma rero ni iki gihugu cyawe nikimara kuzamo hano code yamaze kuzamo, icyo urakora nta kindi. Ahangaha urabona ko cyajemo, hano hahita hashyira nimero yawe ya telefoni uhereye kuri 70 ntabwo uri buyishyireho. Turimo turajyana. Hanyuma ushyiremo nimero yawe ya telefone. Hanyuma rero numara gushyiramo nimero yawe ya telefone, tuvuge wenda turashyiramo nka 0, turashyiramo 7, ya nimero yanjye mujya munyandikiraho 825 gutyo ukomeze uyirangize yose uyirangize. Urabona ko 0 hano ntayo nagenze gute nashyizeho. Nurangiza rero ukimara gushyiramo nimero yawe neza wamaze kwishyiraho, uraza kwita ukanda ahangaha. Nukanda aho ngaho birahita wingukira ahantu hameze gutya. Hano harabanza hagenze gute verifying. Hareta kikara verifying. Hano nikamara kwivivuramo ahangaha kivivuyemo kameze gutya, uhita ugenza gute, uhite uhingukira ahantu hameze gutya. Tayari hano murabona yuko ya 450 irimo, ya nimero yanjye ya telefone igenje gute irimo. Namaze gukanda ahandi ahangaha amasegonda atangira kwibara, bivuze yuko bagiye kwita banyohereza
kode kuri no nimero ya telefone. Bivuze ngo nimero ya telefone ushiramo hano ugomba kuyifite muri iyo telefone iyo ngiyo ufite aho ngaho, cyangwa se ufite mu gatelefone kandi ariko ugafite aho ngaho, kuko iyo kode bagiye kutwohereza niyo tugiye gukoresha aha ngaha. Hanyuma ngira ngo mwayibonye neza, nimero ya telefone ngiyi twakanze ko twasabye kode, none bayohereje hano masegonda ari kwibara. Hanyuma rero kode ako kanya irahitiza, ngira ngo muri kubireba hano hejuru iza yanditseho ngo Call Africa. Ngibi hano iyi mibare rero niyo ufata ukagenza gute, ukaza ukayandikuramo aha ngaha. Ibintu ngira ngo tubyumvikanemo neza. Hanyuma rero icyo ukora nta kindi, iyo umaze kuyandikuramo aha ngaha ya mibare yawe, ya kode umaze kuzandikuramo aha ngaha, nta kindi ukora, hano hahita hizanamo invitation code, uraza kuyisangamo. Ni yanjye ndaba nagenje gute, nagutumiye yo yijyanamo, nta kindi ugenza gute ukora. Hanyuma rero icyo ukora nta kindi hano uhita ugakanda hano ngo ushyiremo password. Ukimara gukanda hano ngo ushyiremo password aha ngaha, barahita bakuzana ahantu hameze gutya, bakubwire bati ese urashaka gukoresha iyi password baguhaye. Urana ko iki password ntabwo ari ni kibi, ntabwo wabasha kugenza gute, ntabwo wabasha kugifata mu mutwe. Wowe urakihorera hariya, urayihorera uzukande aha ngaha handitse ngo create my own, kwaka kajambo ko hasi ni kuri buze gukandaho create my own. Hanyuma numara kwakanda urahita uhingukira ahantu hameze gutya. Nukuvuga ngo hano urabona ko ino page nimero ya telefone yagezemo ya invitation code ngi twamaze kwishyiramo. Ntabwo ari invitation code, ya verification code yindi batweje kuri telefone twamaze kwishyiramo. Invitation code ngi hano uri wisangemo, hano uraba washizemo iki password, no hano wongeye kwisubiramo, hano yanditse akajambo success. Mbibutse yuko tukiri hano kuri password mw'abantu. Password hano ushiramo ni password irimo inyuguti nkuru, inyuguti ntoya, ndetse n'imibare runaka, ndetse ugashyiraho n'ibimenyetso nka arobase, agatangaro, agakubo, akanyerezo bitewe n'ikimenyetso ushaka. Kandi iyo umaze gushyiramo password uraza ugakanda kuri kano kajisho ukareba neza yuko iyi password ushizemo hariya ariyo washakaga kwandika. Warangiza ukanda kajisho wasanga ariyo, iyo password ukongera ukayandikuramo hano. Hanyuma iyo umaze kuyandikuramo hano, zose ibi bintu byose bimeze neza, byuzuyemo neza gutya 5 kwa 5, gutya 450, nomero ya telefoni, ya verification code baje kuri telefoni imo, invitation code yo yijyanamo, password wayishizemo hano wayisubiyemo, karo kajambo success kabaye, kuko nako niko arikora. Uhita ugakanda hano kuri register. Aha ngaha rwose handitse ngo register. Iyo umaze gukanda kuri register, uhita uhingukira bahita bakuzana ahantu ngo ukore login, kuko register wamaze kugenza gute kuyikora. Ya kode y'igihugu cyawe birimo, uhita ushyiramo ya nimero yawe uhereye kuri 7 ugakomeza hirya paka ya nimero yuzuye. Hanyuma ugashyiramo ya password twakoze hirya, ugakanda no kuri kano kajisho kugira ngo urebe neza niba iyo password washaka gushyiramo ariyo. Kano kakiverifyinga, kamara kwivivura hano ukahita ukanda hano kuri login hasi ngira ngo murabireba. Imaze gukanda rero kuri login wa muntu we, dore ngibi hano nari maze kwibereka. Ngiyi ya nimero ya telefoni, password twashyizemo, ka kantu kivivuye, tukanda hano kuri login hasi nkuko nari maze kubivuga. Hanyuma rero iyo umaze kwakanda, icyo ukora uhita ujya muri account yawe neza cyane. Muri account rero byifashe bitereka turebe burya muri account byifashe, maze nkwereke uburyo nibyo wakora kugira ngo bize kugenda neza cyane rwose bucece mu gace. Sorry gatoya hano mbanze nkore login. Yes. Yes. Murabona ko account yanjye tayari igenje gute, irimo. Numara gukora kuri login, uraza guhingukira ahantu hameze gutya. Yes, ahantu hameze hatya niho uri buhingukire. Ahantu haranditse ngo uraza ukahita wikanda hano handitse ngo personal center, kugira ngo byumve neza. Iyo umaze kwakanda gutya, baraza bakakwereka ngiyi
iyi ngiyi ni username yawe, iyi mibare y'imikara iri hejuru ushobora no kuza kwihindura. Iyi ni ya nimero yawe ya telefone yashyizeho, iyi niyo nimero yanjye ya telefone, mushobora kuzajya muyinyandikiraho kuri WhatsApp mufite ikibazo, kunyandikira gusa apana guhamagara. Hanyuma iyi ni UID yawe, ngiyi hano ni nka nimero yawe kuranga wihariye ku giti cyawe, iyo bita UID yawe. Yes. Hanyuma ikindi ushobora gukora, ushobora kuza noneho ugakora za daily task, ya task bagenza gute baguhembera. Hano urabona baduhaye gym 2000 zifunze ziri frozen. Iyo bivuze ngo ziri frozen bivuze yuko ziri ferme, bazazifungura mu minsi 3 nkuko nagenje gute nabikubwiye. Hano rero urabona yuko dufite balance, dufite hano ni 0. Tugiye gukora sign in. Iyi niyo daily check-in tuzajya duhora dukandaho buri munsi kugira ngo tubashe kubona za coin. Wibuke twakanze ahantu handitse ngo muri personal center. Tugiye gukanda rero hano ahantu handitse ngo sign in, mureke twakande. Tukimara kwakanda urabona ko bibaye successful, dutegereze byloading. Urabona yuko urabona yuko bahise baduhereza gym cyangwa se twatuboro tugera muri 400. Hanyuma rero ahangaha reka nsubire inyuma gatoya ndaza kubibereka. Ahangaha subi hano inyuma gatoya ngira ngo mwayibonye neza, bahise bampereza zaki nyimbara gukora daily check-in. Bahise mwibuke nakubwiye yuko baraguhereza EFS zihwanye n'amadolari angahe 12. Dore iza mbere bazimaye zihwanye n'amadolari 6. Ejo ni inkora indi daily check-in hazizazaho izindi bahite bagenza bate barekeraho. Hano bari kukwereka yuko mfite gym 2400 bampaye nonaha mukanya maze gukora daily check-in, na za zindi 2000 zigenje gute zifunze. Yes. Hano hari izindi zifunze nizi EFC z'amadolari sorry ni EFS ebyiri zihwanye n'amadolari 6. Ntabwo zihwanye n'amadolari 12 ahubwo zihwanye n'amadolari angahe 6. Hanyuma rero icyo gihe rero iyo umaze kugera hano wamaze gukora daily check-in uba wamaze gufungura account, ibyo byose babikwemereye. Hanyuma rero icyo tuzakora ni iki muri video z'ubutaha, nzaza hano mpite nkwereka uburyo bakora swap umaze kuzigwiza n'uburyo bazibikuza ukazishyira kuri Binance yawe ukamera ko ugenje gute uzifite. Hanyuma iyo ushaka gukanda kuri menu uraza ugakanda hano, iyo ushaka gusubira inyuma ukaza ugakanda hano kuri menu. Wamara gukanda kuri menu ushatse wasubira muri ya personal center, dore ngiyi hano reka tuyikandeho, ukaza ukabona yuko twamaze gukora daily check-in, twamaze kuba sign in, twamaze kujya sign in. Zazi ni 400 baziduhaye buri munsi bazajya baziduha. Izi ngizi kugira ngo ziyongere rero utumira abantu, watumira abantu bakubita coin 200, uwo muntu nawe yatumira bakubita icyabiri. Ibi bintu iyo ubikoze buri gihe ukajya sharinga uko ushoboye, izi ziragwira rwose ukisanga wakoreye nk'amadolari angahe, nk'amadolari nk'ijana gutyo cyangwa 200. None bashe gutumira ukawatumira nk'abantu nk'ijana, abantu bagera nko kwijana, automatically amadolari muri za 30 muri za ingahe ahitaza ako kanya, tudashizeho biriya baguhemba buri munsi by'aka kanya. Hanyuma singoba mujyaye amadolari 30 ushobora gutumira abantu ukijyana amadolari 5 n'10. Ntabwo rwose ari wowe hano ukore ushakisha uburyo wa reference watumira abantu nibwo ubonamo coin nyinshi pe. Watumira 5, watumira 10, watumira 100, rwose ahangaha nibwo ugenza gute uzigwiza. Hanyuma rero ko mbabwiye reka twongeye dukanda ahangaha kuri menu. Ahangaha bereke akantu hano, iyo ushaka gutumira umuntu uraza ugakanda ahangaha kuri invitation reward. Ahangaha reka twakande, wamara kwakanda ukamanuka ukaza ugakanda kuri aka kantu akangaha kubona gutya, ukaga iyi link niyo uhereza abantu bakakwinjiriraho. Ngira ngo bigenje gute biroroshye.
hanyuma nongeye nizamuke nongere nkande hano hejuru ushaka kujya uhita ukanda hano hejuru kuri menu reka makande nimara kwakanda ushobora kumanuka ahangaha ukaza ugahindura password change password ahangaha ukahakanda byibuke neza cyane ukaba washyiramo ya password ya mbere udashaka kuzajya ukoresha ukayishyiramo hano ugatishyiramo password nshyashya iyo nshyashya ukongera ukayisubiramo hano ugakanda kuri change password itigenze te ihinduka ako kanya. Hanyuma rero ahantu mutazakinisha ni hano handitse ngo Lucky Draw. Hano iyo uhakanze kuri Lucky Draw babibwire neza cyane muzabyitondere bigusaba yuko ndabona system igiye buhoro hajemo ibintu byo kwamamaza ukuntu bikuramo. Reka nsubize inyuma ndabona system itabyemeye ariko mwebwe ntimuzajye kubikora kubera yuko impamvu babwira ngo ntimuzajye kubikora hari Lucky Draw baguhereza akantu ukaraga kaga uspininga wamara ugakaraga uko ugakaraza batwara gems cyangwa zira duswapinga 200 kandi ushobora kugakaraga bagatwara 200 ntugire ikintu tombora. Ubwo rero kari akantu muzagenza gute muzakirinda ubutaha nzaza bereke uburyo tuzaza dukande ahangaha muri sport account nkejo cyangwa ejo bundi sinzatinda nze mbereke uburyo tugenza gute tuzaziswapinga flash swapping kwamara kwiswapinga zikaba amadolari zamara kwa amadolari tukagenza gute twayabikuza tukayakorera withdraw. Dore ngiyi rwose withdraw hano ugikandaho iyamaze kwa 11 uko nabikubwiye ukagenza gute ukabikuza. Ibyo nibyo ni muri video z'ubutaha. Reka rero dusoreza ahangaha ni ya gahunda yacu ya weekend dutangiye ntejo bundi ndabakubita kuri Bybit blockchain ku buryo nabo bakora swap n'uburyo bashyiramo wallet zikaba zizajyaho ya madolari akaba zajyaho ukazahita uyabikuza igihe bazaba bifunguriye niza Pay Network nazo zirashe. Rero cyo urakora nta kindi muri groupe ya WhatsApp yacu niba urimo iyi link uri buze kwitwisangamo ako kanya. Ikindi kandi na link ndayishyira muri video description yishyire no muri comment ya mbere ni link eshatu. Iya mbere niyo urakanda aho uri bwinjirireho, iya kabiri ni ya channel yabo ya WhatsApp channel yabo, ya gatatu ni channel yabo ya Telegram. Icyo gihe rero nawe ushobora kuza kubasha kugenza gute kwinjiramo ukajya wisomera n'amakuru maze tukayakora noneho ku kikubo kubona. Rero ibyo byarusanga muri video description nta kibazo cyari. Reka rero ngarukiza ahangaha zasubira ubutaha. Yewe na Mr. Dani ciao hasta la vista.